Muraho neza, nitwa Mutuyemariya Rachel, nkaba umukorerabushake muri Mental Health Dignity Foundation. Uyu munsi mbafitiye uburyo wakoresha wifasha igihe wumva ufite isereri, yewe wumva ugiye no kwitura hasi, bimwe abantu bita gufentinga. Niba mwiteguye, dukorane uyu mwitozo kugira ngo twigire hamwe ubwo buryo bwo kwifasha igihe wumva ufite isereri cyangwa wumva ugiye no kwitura hasi. Uwo mwitozo bawukora batya: uratsindagira munsi y'izuru, wahatsindagire, iyo bibaye byiza uranahumeka, ukinjiza umwuka mu mazuru, uratsindagira munsi y'izuru, iyo bibaye byiza uranahumiriza, byaba byiza kurushaho ugahumeka, winjiza umwuka mu mazuru, warangiza ukawusohorera mu kanwa. Nk'uko muri video zabanje twagiye dukora imyitozo yo guhumeka twinjiza umwuka mu mazuru tuwusohorera mu kanwa. Winjiza umwuka mu mazuru, hanyuma wajya kuwusohora ugasa nk'uzimya buji. Ubwo uyu mwitozo nabateguriye kuri uyu munsi, nyaboneka igihe wumva ufite isereri, igihe wumva yewe ugiye no kwitura hasi, kora uyu mwitozo, ufate hano munsi y'izuru hatsindagire, hanyuma wiyiteho umererwe neza. Twite ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Naho ubutaha.